turabasubije mwese bene data inshuti zacu kandi bakunzi bacu ba Mutuye Imana Leonera TV. Tushimye Imana igikomeje kutwongerera iminsi yo kurama kugira ngo dutunganye ibisigaye datunganijwe. Nkunda kubibabwira Imana ishimwe. Tugeze rero muri kakanya ko kumva ijambo ry'Imana, bibutse yuko mukeneye kutugezaho ibitekerezo cyangwa n'ibindi byose mwashaka kutubwira, mwaduhamagara cyangwa mukatwandikira kuri 07 88 51 36 07 88 51 36. Iyo niyo nimero yacu dukoresha no kuri WhatsApp. Yesu abaho umugisha. Abakeneye kuza kuvuga Imana mwatuvugisha, n'abandi bafite ubundi bujyanama n'ibindi bitekerezo mwaduha mwabitubwira. Yesu abaho umugisha. Imana nzima, Imana iriho, yahozeho kandi izahoraho iteka ryose, Imana idahinduka. Turi imbere yawe Mwami, tukaba tugusaba kuza kudufasha ukatugirira neza. Naba ari twebwe ibyo dukora byose ndetse n'ibyo tuvuga, ahubwo habe wowe Mwami. Ubushake bwawe bubeho, imbaraga zawe zigaragare, ijambo ryawe rigira imbaraga kuri uyu munsi, kandi imbaraga zo guhindura abantu, imbaraga zo gufasha abantu, imbaraga zo gukomeza abantu, imbaraga Mwami mwiza zituma abantu bawe bamenya ijambo ryawe, kandi zituma bahabwa imbaraga ziturutse iwawe. Reka ukuboko kwawe gukomeye kubane natwe, udushyigikire cyane Mwami. Ubwenge bwawe mu Uwiteka Imana Nyiringabo ari bwo butuvugisha, kandi umuyoboro mwiza uturutse kuri wowe ari wo Mwami uza utunyuzemo, kugira ngo Mwami abantu bawe bahabwe ibyo bakwiriye guhabwa kuri uyu munsi. Urakoze rero, udushyigikire, utangirane natwe kandi uze gusozanya natwe, kandi abantu bose bari kumwe natwe ubaha umugisha. Mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo urakoze, turagushimye. Amen. Tukaba dufite umutwe uvuga kunanirwa mu rugendo, ko twavuze iby'urugendo, tuvuga iby'umugenzi ndetse n'abagenzi, tuvuga iby'inzira, tuvuga ibigaragara mu nzira umuntu acamo, ibigaragara mu rugendo. Ariko noneho uyu munsi by'umwihariko dufite ijambo rimwe, ariko kandi ntago ari rishyashya muri iki kiganiro, ahubwo noneho nuko tuba tugiye kurivugaho by'umwihariko. Rero ni ijambo rivuga ibyo kunanirwa mu rugendo. Impamvu tuvuga ibyo kunanirwa mu rugendo, ndagira ngo wenda turaza kuyibona, ariko kunanirwa ubwabyo, kunanirwa ni hahandi umuntu ashyiramo imbaraga, hahandi umuntu aba atakibashije gukora ibyo yakoraga kubera ko imbaraga zagiye zimushirana. Uko niko kunanirwa, cyangwa se unaniwe kugera ku ntego yawe, unaniwe kuba wakomeza kugira ngo ugere ku cyo wari ugambiriye. Uko nguko rero niko kunanirwa. Uyu munsi turasoma ijambo ry'Imana, kadusome mu gitabo cyo Kubara igice cya 21, turasoma umurongo wa 4 ndetse dusome n'umurongo wa 5. Aranditse ngo, bahaguruka ku musozi Hori, baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, ngo bakikire igihugu cya Edomu. Imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Ku murongo wa 5, abantu bavuga Imana na Mose nabi, bati mwadukuriye iki mu Egiputa mukatuzana gupfira mu butayu? Ko ari nta mitsima tuhaboneye, akaba ari nta mazi, kandi tukaba tubihiwe cyane n'iyi mitsima mibi. Imana itugirire neza. Hasi ho mwakomeza kuza kuyisomera, aho bavuga uburyo Imana yahise yohereza abantu inzoka z'ubusagwe, maze zikaza zikabarya, ubwo busagwe bukabatwika ndetse zikanabarya, abantu benshi mu Bisiraheli bakahapfira. Hanyuma irindi jambo ahubwo dusoma turarisanga mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana. Ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana, igice cya 6 ku murongo wa 66 na 67. Nuko benshi mu bigishwa, ni mu bigishwa be, uwo ni Yesu, benshi mu bigishwa be bahera ubwo basubira inyuma, barorera kugendana nawe. Yesu abaza abigishwa be 12 ati, kandi namwe murashaka kugenda? Uyu munsi rero ndagira ngo tuganire aya magambo, ariko kandi ndarangiza nza kubabaza ikibazo nk'iki ngiki cya Yesu yabajije abigishwa be, ngo mbese namwe murashaka kugenda? Impamvu Yesu yavuze aya magambo
wenda turaza no kuyagarukaho dusoza, nuko abantu benshi bamukurikiraga bakumva ubutumwa bwiza, ariko igihe kimwe aza kubaganiriza amagambo akomeye cyane avuga iby'umutsima w'ubugingo. Burya hari abantu bajya bumva amagambo y'Imana ndetse rimwe na rimwe bakanayakunda, ariko hari aho bagera amagambo amwe akananirwa kwihanganirwa, cyane cyane wenda mu bihe byacu ubwo abantu bakunze ko babwirwa amagambo meza, bakunze kubwirwa ko ibintu bizaba byiza, bakunze kubwirwa ko tuzagenda mu modoka nziza, tukaba no mu mazu meza, tugashyirwa hejuru, tukiga amashuri, tukajya i Burayi na Amerika n'ahandi, amaviza akaboneka n'ibindi byinshi abantu bifuza, n'urubyaro n'amafaranga, ubutunzi n'ibindi nk'ibyo ngibyo. Ariko amagambo ubundi y'agakiza, amagambo y'ubugingo, kenshi abantu ntabwo bajya bakunda kuyihanganira. Rero icyatumye Yesu avuga aya magambo, urumva baramukurikiraga bumvaga avuga amagambo meza, ariko haza kugera no muri cya gihe cy'amagambo asa n'akomeye. Reka ariko mvuga ngo amagambo asa n'akomeye. Ababwira iby'umutsima w'ubugingo, amabwiye iby'umutsima w'ubugingo, noneho baza kumubwira bati rwose databuja, natwe ujye uduha kuri uwo mutsima iteka, natwe twifatire kuri uwo mutsima w'ubugingo. Arangije ababwira amagambo bananiwe kwihanganira abantu. Aravuga ngo ninge mutsima w'ubugingo, ngo ndetse nuzaho ndi ntazasonza na hato, nunyizera ntabwo azagira inyota na hato. Ababwira amagambo nk'ayo ngayo, ndetse agira ababwira ngo ninge mutsima w'ubugingo, ngo kandi basekuruza banyu bariraga mu manu mu butayu, nyamara bo barapfuye. Ariko rero noneho rero uyu ni wo mutsima umanuka uva mu ijuru kugira ngo umuntu urya he gupfa. Ati ninge mutsima muzima wavuye mu ijuru, umuntu narya uwo mutsima azabaho iteka, kandi umutsima nzatanga kubwo abari mu isi kugira ngo babone ubugingo n'uyu mubiri wanjye. Abantu baramwitegereza baramwumva. Ibya Yesu birabagusha kugeza ubwo yavuga ati rero urya umubiri wanjye we akanywa amaraso yanjye aba afite ubugingo buhoraho, nanjye nzamuzura ku munsi w'imperuka. Ariko kandi umuntu utarya ku mutsima, kuri uyu mutsima ndetse nafate ku mubiri wanjye, nafate no ku maraso yanjye, uwo nguwo rwose wazacirwaho iteka. Abantu bumvisheho amagambo, amagambo akareka, n'amagambo batashakaga kumva, bumva n'amagambo atari ayo kwihanganirwa. Bagase uyu muntu ni muntu ki, umuntu uvuga amagambo, uyu muntu wigira ibyo ngibyo, mbese bumva ntibabashije kubyumva neza. Biravuga ngo nuko benshi mu bigishwa be, nayo magambo twasomye, ngo baheruka basubira inyuma, barangije barorera kugendana nawe. Noneho rero Yesu abona mu bigishwa be nabo abona harimo akabazo, ngo arabahindukirana. Abo ni babandi ba Petero na ba Yohana bamwegeraga na Andereya n'abandi, ngo arabahindukirana arabegera, arabaza ariko se noneho namwe kandi murashaka kugenda, murashaka kwigendera? Aha rero niho Simoni Petero nawe yagira ubuntu bukomeye, aravuga ati cyo kora databuja, ubundi twakuvuye tukajya kuri inde ko ari ufite amagambo y'ubugingo buhoraho, natwe tukaba twizeye yuko uri Kristo uwera w'Imana. Aho ngaho niho ayo magambo yanaturutse. Ariko uyu munsi ijambo dufite riravuga ibyo kunanirwa. Uyu munsi tuvuga ibyo kunanirwa rero, ndagira ngo mbabwire ngo tugeze no muri bya bihe bisa naho bikomeye cyane. Hahandi ndavuga bikomeye mu bintu mu bigendanye n'agakiza, ni bikomeye mu bihe by'agakiza, kuko ni hahandi usanga abantu benshi bananirwa, usanga abantu benshi biyambura umwambaro w'agakiza, bakongera bagasubira ububisi, bakaba babi. Abandi bagatinya kwinjira mu gakiza kubw'impamvu nyinshi zitandukanye, no kubwo kureba kubi y'ibihe cyangwa se n'ubuzima busanzwe bwa buri munsi. Iyi ni iminsi igamburuje benshi mu rugendo, ni iminsi yaruhinyuza kuko yahinyuje benshi. Ni hahandi uhura n'umuntu wari wizeye ko akomeye mu by'agakiza, ugasanga yabivuyemo ahubwo mbere y'abandi. Ni hahandi usanga abantu bishushanya mu by'agakiza bakabibamo basigaye ku izina gusa, kubera ko ni iminsi abantu benshi bagaragara nk'abari mu rugendo kandi bararuvuyemo kera, ndetse bamwe bakagerageza gukora uko bashoboye kugira ngo bahagarare ku izina rya kera, ariko ubundi bararangije kubivamo.
ni muri ya minsi nanone kandi usanga abantu bari mu rugendo benshi nivuga ngo benshi mwumve benshi bariho bibaza ngo mbese nkomeze cyangwa se ndorere, ninkomeza se amaherezo azaba yahe. Ugasanga abantu barimo baribaza ibibazo, kandi ibibazo bisa naho bikomeye cyane, bibaza ku by'agakiza, bibaza niba koko bakwiriye gukomeza inzira y'agakiza, kuko ni inzira abantu bashobora kubabonamo ibintu bikomeye, babona ko hari byinshi bibasaba ko bagomba guhomba, ariko kandi ugasanga no guhomba ntibabyemera. Ko twavuze ko wenda tuzanabigarukaho kuvuga ko rimwe na rimwe iby'agakiza si na rimwe na rimwe kugira ngo uronke agakiza, kugira ngo usingire agakiza bisaba kugira ngo ugire ibyo uhomba, ugire ibyo ureka, ugire ibyo wigomwa. Niyo mpamvu na Paul yavuze ngo kubw'uwo avuga Yesu ngo nahombye ibyanjye byose, ngo ndetse niyo mbitekereza mbibona nk'amase, ngo kubw'ubundi butunzi butagira akagero ari bwo kuronka Kristo. Ngo yaretse ibyo yarishaga, ibyamubeshagaho, ibyo yajyabaga mu manyanga n'ibindi, cyangwa se ibyo yajyaga yigira byose arabireka kugira ngo aronke Kristo. Ariko muri iki gihe abantu bo ntabwo bashaka kubireka ngo baronke Kristo, ahubwo bashaka kubigundira kandi bagashaka no gukurikira Kristo, ariko ntabwo bishoboka. Ntushobora kugundira ubusambanyi cyangwa ubujura cyangwa ubugome cyangwa n'ayandi manyanga menshi ngo kandi nurangiza ufate na Kristo bikunde. Bisaba kugira ngo ubansure kuri ibyo ngibyo ubone kuronka Kristo. Bisaba kugira ngo niba ufashe Kristo n'ibyo ngibyo nabyo utandukane nabyo. Ariko usanga abantu benshi bashaka kubigendamo byombi, kandi ni ibintu bidashoboka, kuko umucyo n'umwijima ntabwo bijya bibangikana. Rero hariho kunanirwa kenshi mu rugendo kubera isi ya none aho igeze, n'ibibazo by'isi aho biri ndetse n'aho bigana, kuko abantu ntabwo bashaka kugira ngo barorere cyangwa se bareke ibyo ngibyo. Noneho kandi uku kunanirwa ku by'agakiza ahantu gushingiye cyane nanone ni ibihe tugezemo. Ariko reka twibaze ngo ubundi kubera iki habaho kunanirwa, kubera iki hariho kunanirwa, kubera iki abantu benshi bananiwe, kubera iki tuvuga ibyo kunanirwa kandi tukabivuga muri uru rugendo rujya mu ijuru. Ijambo rya mbere tuvuga kuri uyu munsi ntabwo ari ijambo rishyashya, ahubwo ni ijambo tumazemo iminsi, kuko ijambo rya mbere turavuga ibihe by'urugendo birushya. Turashaka kuvuga ibihe by'urugendo birushya, kuko twabonye iby'urugendo, twabonye ukuntu bimeze, twabonye imisozi mu rugendo, twabonye ibikombe mu rugendo, twabonye ibintu byinshi biri mu rugendo, uko imiterere y'urugendo ukuntu imeze, aho umuntu amanuka, aho umuntu azamuka, aho umuntu aterera cyane, aho umuntu aterera buke, aho umuntu amanuka, aho umuntu amanuka habi cyane, yazamanga n'ibindi bintu byinshi twagiye tuvuga. Noneho uyu munsi ikintu cya mbere tuvuga gituma abantu hariho kunanirwa gukomeye ni imisozi, ni bya bihe by'urugendo birushya. Ni ukuvuga ni iyo misozi igoye, iyo misozi iruhije, iyo misozi igoye cyane, kuko usanga twavuze iby'iyi misozi turavuga ngo ntabwo ari imisozi tuzi nk'uko tuyibona hakurya no hakuno. Oya, iyi misozi turayivuga, ariko tukabivuga mu buryo bw'igishushanyo, mu buryo bushushanya. Ariko iyi ni imisozi y'ibibazo, ni imisozi y'intambara, ni imisozi y'ubukene, ni imisozi y'ubupfakazi, ni imisozi y'ubupfubyi, ni imisozi y'amadeni, ni imisozi inaniza, ni imisozi yo kuramba mu bukumi, ni imisozi, ni bya bindi, ni uburwayi bw'ibyorezo byateye, ni ibirwara bikomeye kera bitabagaho cyangwa se bitabagaho cyane nk'uko uyu munsi wa none bimeze. Iyo niyo misozi tuvuga, niyo misozi iterera, abantu bariho baterera cyane, ndetse ikagera ikabananiza cyane, kuko uzasanga iyi minsi turimo ni iminsi igaragaramo ibibazo bikomeye. Iyo rero niyo twita imisozi, kandi birasaba kugira ngo uyitere. Nuko kugira ngo uyiterere biravuga ngo birasaba kugira ngo wenda hari aho biraba ngombwa ko uhaca. Buri wese agira imisozi ye, kandi nanone si ngombwa niba tubuze ibyo gutera ko abantu bose bari buterere. Oya, abantu bose ntabwo bisaba cyangwa se bireba uwo bireba urimo guterera, cyangwa se bitewe n'umugenzi mu rugendo ahageze. Ariko nshaka kubabwira ko imisozi iriho muri iki gihe ni imisozi igoye, ni imisozi ikomeye cyane. Hahandi usanga abantu bafite ibibazo bikomeye cyane, abantu bafite ibibazo by'imibereho,
abakene bariho, ugasanga umuntu yarakennye asenga Imana ariko kandi yarakennye, abasenga Imana ariko ugasanga ni umukene. Noneho akaba kuri uwo musozi witwa ubukene kandi ntari bujye kwiba. Abandi batagendana n'Imana bo bari bujye kwiba, wenda babeho barebe uko bahemuke kugira ngo baramuke. Ariko ku mugenzi ujya mu ijuru we azategereza ko Imana izamucira inzira, kuko kenshi na kenshi hari n'igihe ashobora kubona izindi nzira zo gucamo ariko agasanga zirimo inzira zitari nziza zitubahisha Imana. Noneho bigatuma akomeza kugenda kuri uwo musozi kandi yarabonye uburyo wenda yari gukebereza, agaca ku mpande bigakunda, wenda akagira ibyo yoroshya, ariko akabona ko ntabikora ari buve mu nzira. Imana itugirire neza. Nimubona hari abantu benshi bishora nko mu busambanyi kugira ngo barebe ko baramuka, kugira ngo bakemure ibibazo by'ubukene. Hari abantu benshi barimo batanga imibiri yabo kugira ngo babashe kuronka akazi. Harimo abantu benshi urumva abo ngabo baba bagerageje gukemura ibibazo, ariko ku mugenzi ujya mu ijuru wazategereza, azashakisha wenda akazi. Tuvuge niba ari ugushaka akazi, ntago wazemera gutanga umubiri we, ntago wazemera gutanga ruswa, ntago azemera kugira gutya na gutya na gutya kugira ngo wenda arebe ko yakwikura kuri uyu musozi. Ni ukuvuga ngo azagerageza guca mu nzira zose nziza zishoboka kugira ngo azabashe kuronka ku gisubizo nyacyo. Noneho rero iyi misozi urumva ni imisozi ikomeye, kandi gusa kugira ngo koko niba hari aho ugeze koko kugira ngo uwuceho, wemere uwuceho, ariko kandi uzanawuveho neza, kuko nuramuka uciye mu nzira abandi bacamo ntago uzaba ukigendana n'Imana. Uyu rero turavuga iby'ibihe by'urugendo birushya, ahandi umuntu aba ageze ku musozi, umuntu akagera ku musozi kandi umusozi ugasanga urakomeye cyane. Tuvuze ngo ni ahantu abantu bafite ibibazo ndetse bikomeye, ugasanga babiburiye igisubizo bategereje Imana, kandi nabwo utazi umunsi izaziraho. Ufite ibibazo mu rugo, umugore wawe yarakunaniye cyangwa umugabo wawe yarakunaniye, kandi usenga Imana, yaragutaye cyangwa se ajya guta, ajya gukubita cyangwa se ajya kwicisha inzara, nta kugurira umwambaro cyangwa se nta gukorera ibyo akagombye kugukorera, akubereye ikigusha, akubera ikigeragezo kandi usenga Imana. Abisi bafite ukuntu bajya kubikemura, bafite ukuntu bari bubigenze kugira ngo ubuzima bukomeze, ariko ugasanga muri iki kibazo gikomeye ku mugenzi ujya mu ijuru we nta bundi buryo bundi afite kereka gutegereza Imana. Ugasanga ari umusozi wamuremereye cyane, ariko kandi buriya n'abandi bajya kwishakira ibisubizo mu bundi buryo bw'amanyanga, nabo nyuma bajya basanga bibeshye. Ariko ndashaka kuvuga ko hariho ibibazo bikomeye. Twavuze ngo umuntu agakena, abandi wenda bakaba bakwiba, ariko umugenzi ujya mu ijuru ntari bwira, araho kuri uwo musozi awuceho. Ahandi ugasanga ni byinshi, amadeni maze abantu ugasanga bafite ibibazo bikomeye, abandi bakagira ibibatoteza cyangwa batoteza, abandi ugasanga bamwe bararengana abandi bakarenganywa. Nyine nuko nguko ugasanga hariho ibibazo mu bantu bikomeye. Ugasanga wenda n'abafite akazi bafite ikibazo mu kazi, hari ibyo barimo basabwa gukora kugira ngo bakagumeho, ugasanga nacyo kibabereye ikigeragezo gikomeye cyane. Barimo barababwira bati kugira ngo bikomeze bigende neza, nuko nyamara uri ubigenze gutyo, ugasanga bihabanye n'icyo Imana ikubwira, ugasanga bihabanye n'inzira y'Imana ukwiriye gucamo, ugasanga rero umusozi ubaye umusozi. Rero iyo ni ya misozi twavuze, imisozi ikomeye igoye. Ugasanga nyine ibyo bihe by'urugendo birarushya, noneho umuntu akabibamo. Noneho uko umuntu agenda bibamo niko kenshi uko ubitangiye siko kenshi ugera hagati za mbaraga watangiranye ukizifite, cyangwa se uzageza no ku musozi ukizifite. Niyo imbaraga zigenda zishira. Noneho rero ugasanga niho hajeho kunanirwa. Kuko turavuga ijambo rivuga ngo kunanirwa mu rugendo. Sanga abantu barananiwe, bariho bibaza aya magambo twavuze hejuru, bavuga ngo ubuse nkomeze ndeke Imana, nkomeze nyikorere mbireke, ko wenda mbona igisubizo gitinze. Ese wundi ko mbona hari n'igihe n'umuntu abona nta naho igisubizo kizaturuka. Ariko icyo dushatse kuvuga nuko hariho iyi misozi
ikomeye igoye, cyane cyane muri ibihe byo mu minsi y'imperuka. Hariho ibibazo rimwe na rimwe biza binatunguranye ibyo umuntu atigeze atekereza mu buzima bwe ko byamubaho, ukajya kubona ukabona bimubayeho. Ubu utigeze utekereza ko yaguhemukira ukabona araguhemukiye. Ubu utigeze utekereza ko yaguta mu kibazo ukabona kigutayemo. Ubu utigeze utekereza ko yakugirira nawe ukabona kugiriye na. Ugasanga rero uri ahantu nawe wibaza, ubuzima ugasanga urabwibazaho. Rero ibi ni ibihe by'urugendo birushya, nicyo cya mbere tuvuze bituma abagenzi bananirwa. Ariko nubwo mwaterereye imisozi, mujye mumenya ko igihe cyose umuntu atazahora aterera. N'Abisiraheli barazungurutse ku musozi wa Seyiri, bawugendaho imyaka irashira indi irataha, imyaka irashira indi irataha. Ariko umunsi umwe ngo Imana iza kubitegereza, ngirabitegereza, ngibwira Mose, ngiramubwira ngo Mose we, ngo igihe mwazungurukiye kuri uwo musozi kirahagije, ngo ngaho noneho ni mucyamike mugende. Urumva barazunguruka. Rero ndagira ngo mbwire ngo birashoboka ko uterera umusozi ukawumazeho igihe kirekire, ariko uyu munsi ndashaka kukwinginga ngo nubwo koko ibinaniza byo biriho birumvikana, ariko ndashaka kukubwira ngo we kunanirwa. Yego ibikuriho birakomeye ndetse biranagoye, ariko ihangane kuko nta kundi. Tegereza Uwiteka Imana, umutegereze wihanganye, wizeye, ukiranuka, kuko nawe hari umunsi umwe Imana izakubwira ngo nawe igihe wazungurukiye kirahagije, igihe waterereye umusozi kirahagije, noneho cyamika. Kuko niba habaho igihe cyo guterera, hazabaho igihe cyo kumanuka, habaho igihe cyo kuzacyamika. Rero kuko twavuze ko ari ibihe by'urugendo, ko ari ibihe by'urugendo bitandukanye. Twavuze ko ibihe bijya bisimburana, ibihe biriho sibyo bizahoraho, kimwe n'uko ibiriho bitahozeho. Rero uyu munsi nawe watereye, jya wizera ko hari igihe uzaba utagiterera kandi bikabaho. Imana itugirire neza. Ijambo rya kabiri tuvuga kuri uyu munsi rituma habaho kunanirwa, kenshi na kenshi bituruka ku kwibaza no gutekereza amaherezo y'urugendo. Hari abantu bajya batekereza, bakibaza, bagatekereza, ariko bakumva ibyo batekereje bakumva birabasize, bakumva birabarenze. Umunsi umwe ndagira ngo vuge ku makuru ya Petero na bagenzi be. Hari umusore umwe w'umutunzi ngo wase ngo abwira Yesu ngo ndagukurikira rwose aho ujya hose. Mwangira aramubwira ati rwose niba ushaka kunkurikira genda ubanze urangize byose, ugurishe n'ibyawe byose, hanyuma nurangiza hanyuma uze unkurikire, nta kindi kizakubuza mu bwami bwo mu ijuru. Cyane cyane ko ngo yari amaze kumbwira ko iby'amategeko, ibyo gukundana, iby'iki byose yarabishohoje. Aramubwira ati genda ugurisha ibyawe, hanyuma noneho ugende, numara kubigurisha bigabanya abakene, hanyuma undi uze unkurikire. Ngo maze ngo umusore akibyumva ngo ahonga mu maso, ngo arangize ananirwa gukurikira Yesu, kandi yaraje arahira ati rwose ndagukurikira aho ujya hose. Yumvisha amagambo ye, yumvishe ubutware bwe, yumvishe ijambo, aravuga ati rwose ndagukurikira rwose, nta muntu mwiza nkawe umuntu atakurikira. Noneho rero ngo amaze kumbwira ayo magambo, ahita yisubirira inyuma. Ngo abigishwe batangira no kwibaza, ariko se noneho niba bimeze gutya koko, ngo Yesu yari yarageretseho n'ijambo rivuga ngo biragoye ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru, ngo bitwa nuko ingamiya yanyura mu izuru ry'urushinge kuruta ko umutunzi yakwinjira mu bwami bwo mu ijuru. Noneho ngo abigishwa baravuga ati ariko se ubwo bimeze bityo ninde noneho uzabishobora, ninde se uzabasha gukizwa? Arababwira ati ibyo ngibyo ntibishobokera abana, ariko ku Mana byose birashoboka. Ariko ngo Petero abyumve, arebye ukuntu undi yisubiriye inyuma uko ashatse, we yibaza uburyo amaze igihe agendana na Yesu, yibaza uburyo rwose abandi bakora ibyo bashatse, bagenda no mu byo bashatse, ngo aramuhindukira n'amata, ariko se noneho Mwami rwose tubabarira utubwire, none se dore nkatwe twasize byose turangije rwose turagukurikira, none se twebwe amaherezo yacu azaba yahe? Uzabisoma muri Matayo ibice 19 ku murongo wa 27. Arati rwose koko none se twebwe tuzaba baye, tuzaba bande? Twebwe tuzaba, none se twebwe amaherezo nayaye? Twebwe uri nk'abari yabananirwa gusiga byose, barangije ntibagukurikire, hanyuma dore twebwe zuba amaherezo nirizo nayahe? Twebwe igihe mu cyacu kizaba ikihe? Twebwe amaherezo azaba. Ari igihe rero abantu bajya bibaza, ndetse wenda kuba ngaba bagize Yesu hafi, bagendanaga nawe bakamubaza, hanyuma bakagira amahirwe akanabasubiza. Ariko iki gihe hari igihe uzibaza ikibazo nk'icyo ba Petero bibajije, noneho ubu uri gusubiza.
yego nyine ugisanga mu ijambo ry'Imana yego, ariko hari n'igihe umuntu aba yumva harakeneye ijwi, akeneye ikindi kintu hari nk'ikindi kimenyetso kindi gikomeye kitari ugusomera ijambo ry'Imana dusoma ahangaha. Baravuga ngo ndababwira ukuri yuko mwebwe bankurikiye maze mugasiga byose, nzabagorera mukiri mu isi, nzabagorera ndetse nzabakubira n'inshuro 100 ibyo mwasize byose, kandi nzabaha n'ubugingo buhora. Ariko uyu munsi wa none hari abantu benshi bariho bibaza ikibazo nk'iki ngiki: ubundi igihe nakorereye Imana, igihe nihanganiye, ubundi amaherezo yanjye azaba yahe? Hari abantu benshi niyo muganira usanga bibaza iki kibazo. Nakoreye Imana none ngize imyaka 40, sindanashaka, nabuze nuwo nabenga, nta nuwo nigeze none se Imana ubu se ntibibona se ko nkuze? None se undagavuga none igihe nakoreye Imana, reba rwose abandi bafite ibyo bagezeho, ngewe nta nabyo, kuko ngewe nigiriye umurimo w'Imana, ariko se Imana kukitanyibuka, ndagenda ndi umukene, abandi bageze kuri ibi ngibi. Ugasanga ari abantu benshi bibaza, none se nkangeze ubu ngubu nanjye nasenze Imana ntako ntagize, narayikiranukiye, ariko rwose nta n'ikintu mbona. Ugasanga abantu barimo biribaza amaherezo, bakibaza amaherezo, ugasanga bibaye nk'aho bibasize. Nakoreye Imana none reba na n'uyu munsi wa none ndacyari umushomeri, mazemo igihe kirekire. Nakoreye Imana na n'uyu munsi wa none reba ndacyari umukobwa ndakuze. Nakoreye Imana na n'uyu munsi wa none nta rubyaro ndakabona. Nakoreye Imana na n'uyu munsi wa none reba uko ibintu bimeze. Nakoreye Imana na n'uyu munsi wa none reba ndacyahura n'ibibazo. Nakoreye Imana na n'uyu munsi wa none, na n'uyu munsi wa none nakoreye Imana na n'uyu munsi wa none. Ugasanga abantu none baribaza amaherezo se azaba ayahe? Amaherezo azaba ayahe? Ugasanga abantu barimo baribaza iby'uru rugendo n'amaherezo yabyo, ugasanga bisa n'ibibarenga, ugasanga bisa naho byabasize. Burya Petero uretse ko yagize Yesu hafi, ariko wenda Yesu yasa nk'uceceka, ntago nzi ukuntu Petero byari kugenda. Wenda birashoboka ko bari kwibaza gutyo ngo ubundi amaherezo yacu twebwe azaba yahe. Noneho babura nk'igisubizo, bakazajya bagenda urusorongo, hagenda umwe bagenda bacaho ni ruto. Ariko wenda Yesu yarabahumurije ndetse arabakomeza, aravuga ati nimuhumure, nzabakubira mukiri mu isi ndetse nzabagorera n'ubugingo buhoraho. Ariko rero namwe ndagira ngo mbabwire ko iki gisubizo Yesu yahaye Petero namwe ari cyo gisubizo ubundi mukwiriye kuri uyu munsi. Ariko mwibuke ko nyuma yaho yakomeje kugendana na Yesu, kandi wenda byinshi banabibonye nyuma batakiri kumwe nawe, yaragiye, kandi nanone nyuma yaho nyine birumvikana n'ubugingo buhoraho bubategereje. Rero ndagira ngo nkubwire ngo nushaka kugendana n'Imana ntuziri gutekereza byinshi, ahubwo wowe kurikira n'umutima ukunze. Ukorera Imana nta bindi urebyeho. Ukorera Imana, ndagira ngo mbabwire, mujye mukorera Imana mutarebye ku butunzi, mukorera Imana mutarebye ku rushako, mukorera Imana mutarebye ku mafaranga, mukorera Imana. Naho ubundi nimujya kubirebaho, hari igihe bishobora gutinda, hari n'igihe rimwe na rimwe hariho n'abajya barangiza urugendo rwabo. Bimwe muri ibi ngibi abantu baba banibazaho wenda batanabibonye, ariko hariho n'ubugingo buhoraho, kandi ubwo nubwo abakiranutsi bose. Imana itugereze. Rero nashatse kuvuga ngo bimwe mu bituma abantu bananirwa nuko hariho rimwe na rimwe gutekereza ndetse no kwibaza ku maherezo y'urugendo. Ugasanga rimwe na rimwe iby'urugendo biragusize, ugasanga rimwe na rimwe iby'urugendo birakurenze, kandi ugasanga rimwe na rimwe ubaye nk'ubuze igisubizo. Ariko mu ijambo ry'Imana harimo igisubizo. Ikintu cya gatatu turi buvuge uyu munsi gituma habaho kunanirwa, ko turimo turavuga ibyo kugendana n'Imana, tuvuga iby'urugendo nanone, ariko tuvuga ibyo kunanirwa mu rugendo. Nuko hariho kuremererwa. Ikintu cya gatatu nuko habaho kuremererwa n'urugendo. Hari igihe uru rugendo narwo rujya ruremera. Twasomye iby'Abisiraheli bagendaga mu butayu. Angaha bari barangije no gucumura i Kadeshi Baruneya, hanyuma noneho batangira kugenda banazunguruka. Noneho ariko kandi ngo rimwe baza no gukomeza urugendo, ibintu bitangiye gusa naho byakagombye kujya gucamo, ariko bagitegereje ineza y'Imana, kuko bari barangije guhemukira Imana n'Imana hari ibyo yari yarategetse kuri bo.
ariko ngo baje guca ahantu twatumye habuze ngo bahagurutse ku musozi witwa Hori, ngo baragenda baca mu nzira ijya ku nyanja itukura, noneho ngo baza gukikira igihugu cya Edomu. Bibiliya ivuga ngo imitima y'abantu icogozwa cyane n'urwo rugendo. Ibice 21 kubara ku murongo wa 4, ngo imitima y'abantu ngo iragenda iracogora, ariko icogozwa n'urwo rugendo. Nuvuga ngo urugendo rwarabaremereye. Hariho abantu baremerewe mu rugendo bariho bacamo. Ari igihe urugendo rwari rurimo amakuba, urugendo rwari rurimo intambara, urugendo rwari rurimo ibyago, urugendo mwibuke ko rwarimo n'inzara, kuko ngo bari batunzwe na manu, ngo ariko ngo bageze ngo bumva manu nayo irababihiye. Mwibuka ko hari naho bagezeho barareklama, baravuga bati rwose ninde uzaduha n'inyama, barasakuza cyane n'inyama ngo naho zo barazibona, ariko nanone kandi zibagwa nabi kuko ngo bari bitotombye cyane. Urumva urugendo rwari rurimo amakuba, rurimo intambara, rurimo ibyago, rurimo inzara. Inzara yari kuko ngo bageze baravuga ngo ariko se ngo noneho kandi ngo urugendo ngo dore nta nubwo twize turuboneramo, ngo ni imitsima iratubihe, ngo nta nubwo twize turuboneramo, ngo ibyo kurya byiza ntabwo twize turuboneramo, inyama n'ibindi bifuzaga barabibura. Hari igihe n'ibyo umuntu yifuza abasha kwibura. Rero turavuga ibyo kuremererwa noneho n'urugendo. Hari igihe urugendo ruza umuntu agaca mu ntambara, umuntu agaca mu makuba, umuntu agaca mu rugendo rurimo ibyago, rurimo n'inzara, ugasanga urugendo rwakuremereye. Hari abantu baremerewe n'urugendo, ugasanga habayeho kunanirwa gukomeye, bikagenda bigakurura kwitotomba gukomeye, bigakurura kwiheba gukomeye, ndetse ubu bwihebe rimwe na rimwe bukazajya bukururira kuri bamwe gushaka kwiyahura. Nukuvuga ngo hakazamo nuko bakwiye kubera baremerewe n'urugendo, urugendo rwabaremereye cyane. Ni kenshi bajya batangira abantu bari bagiye kwiyahura. Kubera iki? Kubera ibyo bahuye nabyo mu rugendo bikabaremerera. Ni kenshi Imana itugirire neza. Uru rugendo rurimo amakuba, rurimo intambara, rurimo ibyago, rurimo inzara, abantu ugasanga baritoto. Hari abantu benshi ubu babayeho basenga Imana, bagendana n'Imana, ariko ugasanga baracyafite kwitotomba kwinshi. Abandi ugasanga bafite kwiheba kwinshi, ndetse rimwe na rimwe ugasanga ari baratekereza kwiyahura, bavuga ati nta kindi numva ngewe nkwiriye no kuvaho. Hariho n'abasaba Imana ngo ibicyurire. Burya nabyo rega nubuze si nko kwiyahura, kuko ushaka kugenda igihe kitageze, ushaka kugenda igihe cyawe hariho basaba Imana ngo Mana rwose ngo icyarutaho ngo ngewe nuko na kwitahira rwose, nyura nitahira unyezu ume kwita. Abantu benshi reka nogine muwe ngo benshi dufite ishurirwa rikomeye, twereka ko hari abantu bariho bavuga bati rwose Imana ikwiriye kuducyura tukitahira ikatweza gusa, ariko ntabwo umuntu aba akwiriye gusenga isengesho nk'iryo nyine. Rero nkubwire uri mu rugendo ngo ukwiriye gukomera. Pawulo yandikiye Timoteyo avuga ngo mwana wanjye ngo ukomerere mu buntu ubonerwa muri Kristo Yesu. Komera. Kandi Yesu yabwiye Petero ngo komera, numara gukomera ukomeze n'abandi. Rero nubwo uru rugendo rwaba rurimo ayo makuba n'intambara n'ibyago n'inzara n'ibindi, ariko jya umenya ko tutazahora tugoka, tutazahora turushye. Jya umenya ko Imana igihindura amateka. Tukiri hano mu isi turacyafite amahirwe yose yo kurenga ibihe turimo. Navuze ngo ibihe birasimburana. Ugeze aho urugendo rukuremereye nibyo, ariko menya ko ibihe by'urugendo bijya nabyo bigenda bihindagurika. Hari igihe nawe wazacyamika ukagenda urugendo rwiza, kuko biravuga ngo imisozi n'udusozi bizavaho. Ni ukuvuga ngo Imana ifite ubutware bwo gukuraho ibyari imisozi biremerera abantu, yo gukuraho ibikombe ikabitinda abantu bakagenda haringaniye. Ibyo nabyo ni ubutware bw'Imana. Rero komera mu rugendo nubwo bimeze gutyo. Rero reka tuvuge ikindi kintu cya kane noneho gishobora gutuma nanone abantu bakomeza kunanirwa mu rugendo. Ariko mbabwire ngo nubwo tuvuga ibituma abantu bananirwa, ntimutekereze ko dushyigikiye ko abantu bananirwa ku bw'ibi ngibi. Ahubwo turifuza ko abantu bakwizera Imana kandi bakamenya ko ibi ngibi Imana ibibizi. Imana izabazunguruka kuri Seyiri. Imana izabaremerewe n'urugendo, makuba n'ibyago n'intambara byose abantu bacamo. Imana irabizi. Imana izi neza ko nawe urimo gutekereza amaherezo y'urugendo. Ibyo byose Imana ubundi irabizi. Icyakandi rero tuvuga cyo gituma habaho kunanirwa muri uru rugendo,
ni cya kindi twavuze mu kiganiro cyaherutse, twavuze iby'igicu murabyibuka. Ariko icya kane tuvuga hano ni uguhagarara ndetse no gutinda kw'igicu. Ko twavuze ngo kugendana n'Imana, twavuze ibyo Abisirayeli bagendaga n'inkingi y'igicu, ngo yabagendaga imbere n'ijoro ikanabamurikira rwose kuko yahindukaga umuriro. Ariko ijambo rikomeye twavuze ahangaha, twavuze uburyo ngo iyo inkingi y'igicu yahagaraga nabo bagombaga guhagarara, bakazahaguruka ari uko nayo yahagurutse. Itarahaguruka ntabwo bashobora guhaguruka ngo bagende. Kandi twavuze ko muri kamere umuntu washaka ibintu bihora bigenda. Niyo mpamvu ujya uhura n'umuntu ukamubaza ngo amakuru ati nta kigenda. Twavuze ngo igicu kiba cyamuhagararanye, noneho cyahagarara akabona ibintu byose bitagenda, ibyo akoze akabona ntibigenda kubera ko igicu cyahagaze. Hanyuma rero uku guhagarara rero ndetse no gutinda kw'igicu bijya bituma hari abantu benshi bananirwa. Hari igihe nyine kigenda cyagera ahantu kigahagarara, cyahagarara ukavuga uti kiragenda ejo ukabona ntikigiye. Icyumweru gitaha kizagenda, icyumweru kigashira kitagiye, ukwezi gutaha kizagenda kigashira kitagiye, umwaka utaha kizagenda, umwaka ugashira kitagiye. Urumva uko rero uku gikomeza guhagarara ndetse kigakomeza no gutinda, niko hari abantu bagenda bananizwa nabyo, bakagenda bananirwa, gutegereza bikabananira. Iki gicu kigeze guhagarara na Aburahamu na Sara ku kintu cyitwa urubyaro. Igicu kirahagarara neza, maze baragenda barakura, ngani ngo bategereje urubyaro, maze barakura, imvi ziraza, iminkanyari iraza. Nimutekereze ko igicu nabo kitari cyarabahagararanye mu buryo bwabo, ariko yabaga mu buryo bw'umwuka. Kugeza ubwo Sara yageze aho akigisha Aburahamu, akamwigisha. Ubundi iyo igicu cyahagaze umuntu abona amasomo menshi cyane, abantu bakuzanira amasomo menshi. Igicu cyahagaze, ariko rero urabona wowe utarabuze ubwenge, ariko wowe urabona uzabaho gutya amaherezo akaba yayo. Iyo igicu cyahagaze umuntu ajya yakira amasomo menshi, bakakubwira bati nyamara rero buriya wagenza kuriya, nyamara urimo urabura ubwenge, nyamara rero ibi bintu urimo nawe witayemo. Iyo igicu cyahagaze umuntu ajya abona amasomo menshi. Kandi kenshi aya masomo abona ni amasomo amubwira ibihabanye n'iby'Imana imubwira, ni amasomo ahabanye n'ikijambo ry'Imana rivuga. Ubwo rero urinde kubura n'urushako, ubure n'akana koko, ubwo waciyeho basi ukareba ukuntu washaka n'akana ashaka kugiye. Ayo ni amasomo. Ari ukuntu ibintu nyine iyi gice cyahagaze umuntu akabona aya masomo menshi. Aburahamu rero nawe yakiriye isomo riturutse kwa Sara. Aramubwira ati rero nyamara rero urabona aho ibintu bigeze, urabona ko rwose, urabona muzehe rwose, urabona aho ibintu bigeze ko buriya natwe turimo tubura ubwenge. Buriya wegereye Hagari, dore n'umuja wanjye ninjye unamuguhaye, nyamara ukamubyaraho akana, nazakarera neza, nazakakira rwose, nazagafata nk'akanjye rwose pe, kandi Imana yaduha umugisha. Amasomo neza aragenda afata Aburahamu. Hari abantu benshi barimo bigishwa, bariho bafata amasomo y'igicu cyabahagararanye. Noneho rero arangije nyine agenda afata Hagari, babyara Ishimayeli. Ishimayeli afashe umugore wa Pirate, abyaye n'umwana wa Pirate. Ndumva ngo bihabanye n'iby'Imana yavuze, bihabanye n'inzira y'Imana, bihabanye n'ik'Imana yashatse. Rero ibi ngibi bajya bita kwicira inzira. Agakebereza umuntu akananirwa guca mu nzira no gutegereza, no hagaca ku mpande. Rero kenshi iyo iki gicu cyahagaze nibwo nyine abantu twavuze ibyo gusiga igicu. Ahangaha rero niho abantu bajya basigira igicu, hanyuma bakagenda bakicira inzira. Nk'uko ahangaha Sara yigishije Aburahamu akamuha amasomo, arangiza akicira inzira bakajya kubyara kuri Hagari. Ariko si by'Imana yaravuze, sinaby'Imana yashakaga, ntago ari by'Imana yashakaga. Ariko urumva ko byatewe n'iki? Byatewe nuko bari bananiwe gutegereza. Niki kintu cyabite? Bari bananiwe gutegereza. Ariko ubundi nubwo bananiwe gutegereza, ijambo ry'Imana ryo ryemeza neza ko ijambo ry'Imana ritashobora kuvuga ngo nirangiza rigende rihere.
kandi Aburahamu amahirwe yanagize nuko ijambo yari afite icyo n'Imana yaramubwiye yari amagambo yari ariho indahiro ikomeye cyane. Ubundi bari kubarwa nk'abantu baretse Imana bataye n'inzira z'Imana, ariko amagambo yari ariho indahiro kandi hari harimo isezerano rikomeye ry'Imana. Niyo mpamvu igihe cyageze ku myaka 100 undi 90 noneho bakaza kubyara umwana nk'uko Imana yarabivuze. Ariko icyo turiho twivugira aha ngaha turavuga ibyo kunanirwa mu rugendo. Kunanirwa twavuze ngo noneho n'aha hantu cya gicu twavuze kigera kigahagarara, noneho cyarangiza guhagarara aho kugira ngo buke kigenda kikarangiza kigatinda kikiyongeza. Noneho ugasanga umuntu abaho ategerera wate narategereje, umuntu akazajya kubwira ati narategereje, ubu nabayeho ntegereje Imana, narategereje, none aho bigeze ndumva ndambiwe, aho bigeze ndumva naniwe, aho bigeze ndumva ndambiwe gutegereza. Hari abantu benshi bumva barambiwe gutegereza, ariko njyewe uyu munsi ndakomeza kubabwira ngo nyamara reka igihe cyatambutse kitaba impfabusa, iminsi yose amaze utegereje utayipfusha ubusa, kuko hari igihe cyo kwemererwaho cyawe kiragusatiri. Hari igihe umuntu ajya ava muri ibi bintu muri uku gutegereza, igihe cyo kwemererwaho cyari kigeze. Nyamara ijambo ry'Imana rivuga ngo mu gihe cyo kwemererwaho ngo ndagushubije, mu gihe cyo kwemererwaho ndagutabaye, niko ijambo ry'Imana rivuga. Rero tegereza igihe cyawe cyo kwemerwa, ahari n'umunzani uriho mu gutegereza kwawe. Wirambirwa rero, wicika intege, tegereza iyo mu ijuru, niyo kwizerwa, niyo kwiringirwa. Ni Imana nziza, ni Imana y'umugambi mwiza, ni Imana igira neza, ni Imana yita ku bayo, ni Imana itazaguhana, itazagutererana. Ayo ni amagambo twavuze kuri cya gice cya mbere. Cyo ni cya kabiri rero twavuze ngo guhagarara kw'igicu ndetse no gutinda kwacyo bigenda bigatuma abantu bagenda bakananirwa. Cya gatanu turi buvuge uyu munsi, ni ikintu kijyanye no gutinya ibiri mu rugendo. Mu yandi magambo, ni ibintu umuntu aba yumva bishobora kuzaba mu rugendo. Kenshi ibyo umuntu yumva bijya bibasha kumutinyisha. Nusoma mu kubara ibice 13 niho uzasanga inkuru z'abatasi bagiye gutata igihugu cy'i Kanani, Abisirayeli barimo bajya i Kanani. Ariko ngo 10 baraje bazana inkuru z'incamugongo, baraza bari inkuru z'incamugongo bati rwose igihugu mwadutumyemo ni ukuri, ni igihugu cy'amata n'ubuki. Yewe bari bazanye n'imbuto zacyo, baravuga bati n'imbuto zacyo ngizi, batariko rero abantu bagituyemo ni abanyamaboko we, n'imidugudu yabo igotejeje inkike z'amabuye. Yewe ni nini cyane, ni minini, ni imidugudu minini cyane iteye ubwoba. Twabonye abantu bitwa Abanaki, abo bantu ni abantu bateye ubwoba. Uziko twabarebaga, twababona tukabona tumeze nk'inzige kuri bo, ndetse nabo batubona bakabona turi nk'inzige. Noneho bituma batera abantu ubwoba, noneho bituma batinya kwinjira muri icyo gihugu. Kandi hari hageze ngo batabarwe, hari hageze ngo basubizwe, hari hageze kugira ngo rwose Imana ibagirire neza. Ariko bagize ikibazo cy'uko bumvishe ibikangisho, bumvishe ibiteye ubwoba, bumvishe batekereje ibintu bizabaho, bagatekereza izo ntambara barwana, bagatekereza kandi na kenshi bavuze ngo ibi ni ibikangisho. Yego ngo ariko nubwo ari ibikangisho, kenshi ni iby'intare ziziritse zitabasha no kugira ikintu zatwara. Nyamara kubera ibyo umuntu atekereza, uku gutinya ibyo umuntu yahura nabyo mu rugendo. Ariko se hajya ubu nzakomeza mbeho hajya ntanywa ku kayogara? Ubu se birashoboka ko umuntu yabaho akabaho koko adasambana, atagira gute? Ugatekereza ukumva hari ibintu hari bimwe utashobora, cyangwa se ukumva hari intambara utazabasha kurwana. Ariko kandi burya ntabwo ariko tuzirwana, ni Imana iturwanira. Ubu hariho abantu bazi ko umuntu adashobora kubaho mu buzima adasambana. Hariho abantu bazi ko umuntu ashobora kubaho mu buzima atiherera ngo agire utuntu akora, bazi ko rwose ibyo bintu bidashoboka. Ndetse banababwiriza n'ubutumwa bakakubwira ko ibyo bintu bidashoboka. Yewe n'utarashaka yababwire, bakumva ko hari ukuntu ajya bigenza, ajya yiherera akagira ukundi kuntu abigenza. Avuga ati none ngiye ntabwo nabasha kubyihanganira rwose, ngiye ibyo ngibyo ntabwo nabishobora rwose. Umuntu ugasanga hari ibyo umuntu atinya, noneho bigatuma abantu batakomeza urugendo niba barurimo, abandi bagatinya kurwinjiramo.
ngo ntabwo ibyo bintu bishoboka, bakagenda bakananirwa mu rugendo, bagatinya kubera ko batinya ibintu byo mu rugendo, ibyo bumva imbere iriya. Umuntu agatinya ibizamu, ariko se yego nibyo narakizijwe, ariko se ninkomeza gukomeza kuba mu bintu by'Imana, ubuse ko ndeba n'undi bitarimo binagenda neza, ubuse uyu mwaka wenda washa, ariko se utahaho nzawihanganira, ariko se wakurikiraho wowe nawihanga. None se nibigenda gutya ubu ngubu oya. Ugasanga kenshi na kenshi abantu batinya ibintu bashobora kuzahura nabyo, baratinye, hanyuma bamara gutinya iby'urugendo bakabisezeraho. Imana itugirire neza. Abatasi 10 batibwa Abisiraheli batinya ibizabaho, hanyuma batangira gutera amabuye Mose na Aroni, kugeza ubwo bitotombye cyane, ndetse kugeza ubwo Imana yategetse ko bazarimbukira mu butayu, ngo kereka Yosuwa na Kalebu n'abana batoya. Ariko abantu bananiwe, bundi bari bafite isezerano ryiza ryo kujya mu gihugu cy'isezerano. Imana yari ifite umugambi wo kubajyana mu gihugu cyiza, ariko bananirwa gukomeza urugendo kubera ibyo bumvishe bikabatinyisha. Ndagira ngo mbabwire ngo ari inkuru z'incamugongo, nibyo abantu bajya mu inkuru z'incamugongo, ariko izo nkuru z'incamugongo ntukaziha agaciro. Niba kubwira ngo mu rugendo birakomeye, birakomeye, ariko si ku bwacu, ni ku bwa Kristo duha imbaraga, ni ku bw'Imana. Imana niyo irwana urugamba. Niyo yabwiye Mose abwira Abisiraheli abahanurira ku nyanja itukura, ababwira ngo uyu munsi mwihagarare muri agakiza Uwiteka Imana ari bubazanire, ngo kuko abanyegiputa mwabonye mutazongera no kubona ukundi, ngo namwe mwihagararire murebe, ngo kuko Uwiteka Imana agiye kubarwanira. Ubundi ntago ari twe, ubundi yakabaye twebwe twagera he? Yakabaye imbaraga zacu zatugeza he? Yakabaye gukomera kwacu kwatugeza hehe? Reka rero nubwo nkuru z'incamugongo bakubwira ngo ntibishoboka, izo wizumva ndetse wiziha agaciro. Agira ngo twihute cyane turangize kuko igihe cyacu nacyo kirimo kirihuta. Tuvuga ikindi kintu kijya gituma abantu bananirwa mu rugendo. Ni ikintu cyitwa gutungurwa n'ibyo utatekerezaga. Ibyo utatekerezaga mu rugendo, muri uru rugendo tuvuga, ukajya kubona ukabona bikwituyeho, ukajya kubona ukabona bikwikubiseho, ukajya kubona ukabona ibyo utatekerezaga, ukajya kubona ukabona biragutunguye neza. Ukavuga uti njyewe rwose nubashye Imana, ngendana n'Imana, Imana izangirira neza gutya na gutya muri ubu buryo no. Ukazajya kubona ukabona ikintu utigeze utekereza mu buzima bwawe, utigeze ushyiraho umutima, ukajya kubona ukabona kirabaye. None habaho gutungurwa n'ibyo utatekerezaga mu rugendo. Ukabona umugore wawe mwasezeranye kwa pasiteri, mwasezeranye kwa nde, mwabihaye Imana, mwarabanje no gusenga Imana, ukajya kubona ukabona araguhemukiye, agukubiseho igihemu gikomeye, araguhemukiye. Ukibaza ibintu utigeze utekereza kubera ya magambo mwavuganaga kera, icyo kikakwituraho mu rugendo. Mwene ibingibi bituma rero abantu bananirwa cyane. Ahubwo atari ko ubundi ko nari narasenze n'Imana, ubundi ko ukajya kubona ukabona ibintu ubukene bukwituyeho, ibintu runaka bikwituyeho, ukajya kubona ukabona ingorane runaka zikwituyeho, ukajya kubona bikaza bikakubera nk'ikintu cy'inzaduka. Bene ibingibi bitera kunanirwa cyane. Ukaba wari wizeye ko hari ibintu bigiye kuba, ukajya kubona ukabona ntibibaye. Mose yigeze gutungurwa imbere ya Farawo. Imana yari imutumye ngo genda nzabana nawe. Mose aragenda ageze imbere ya Farawo, amwati Imana iravuze ngo rekura ubwoko bwawe ujye kuyitambira ibitambo mu tabi n'ibindi. Mose ahita amubwira ngo ariko se ngo Imana uvuga, Imana ni iki? Uwiteka ninde ngo mwumvire? Ninde niki? Ngiye sinshobora kurekura Abisirayeli. Urumva aratungurwa. Arangije Farawo ahita ategeka ngo uburetwa bakoreshaga Abisirayeli babukube. Urumva yaratunguwe mu rugendo. Yosefu agahabwa amasezerano yuko bazamwikubita imbere, ariko agiye ibyabanje kubaho nibiye, yabanje gutungurwa. Abari kuzamwikubita imbere nibo babanje kumujugunya mu rugobo, nibo babanje kumugurisha, nibo babanje gutuma n'ibindi byago byose bindi bimuzaho, nyuma haba gufungwa n'ibindi no gukubitwa, kuba mu nzu y'imbohe n'ibindi. Urumva uko n'ugutungurwa. Ibi rero byo bituma abantu bajya bananirwa mu rugendo. Ariko uyu munsi rero akubwira ngo winanirwa n'ubwo bimeze gute. Icya karindwi niburangirizeho,
nuko habajya habaho confusion, habaho ibyo umuntu atumva adasobanukirwa. Hari igihe umuntu agira ibintu bikazo akagera ahantu akumva hari ibintu atumva. Iyo umuntu ageze kenshi ahantu rero atumva, hari igihe rero umuntu agira gutya atitonda agahutiraho, agafata ibyemezo bipfuye, agafata ibyemezo byihuse, ugasanga nyuma wenda bikamugirira ingaruka. Nk'abakora bananiwe kumva ukuntu Mose yabategeka n'ukuntu Imana yahora ivugira muri Mose, ibyo ngibyo ntibabyumva kugeza ubwo bitotombye bakageraho n'ubutaka bwasama bukabamira. Abitwa ba Miriyamu n'abandi bibaza ukuntu Imana ikomeza kuvugira muri Mose gusa ntago bishoboka, ubundi buriya ni Imana koko yivugira. Iyo ni confusion. Umuntu akagera ahantu hari ibintu yumva atumva. Ariko nagira ngo dusenge Imana dusoreze ahanga ibyo ngibyo, ariko ntago ushaka kubwira ngo unanirwe. Amagambo twasomye ubushize baravuze ngo abasore b'imigenda bazacogora baruhe, ariko abategereza Uwiteka bazongerwamo imbaraga. Rero nubwo bimeze gutyo, tegereza Imana, gendana n'Imana. Imana izagutabara, Imana izakugirira neza. Igihe cyose uzagumana nayo ntago uzanyeganyezwa, kandi nunanyeganyezwa ibizakunyeganyeza bizagusiga uko byagusanze, kuko Imana iri kumwe nawe kugira ngo ikurokore. Rero ntutinye, niko ijambo ry'Imana rivuga ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe, ntukebe kuko ndi Imana yawe. Nta mpamvu yo kwiheba, nta mpamvu yo kunanirwa, nta mpamvu yo kujya kure, nta mpamvu yo kwiyahura, kuko mu ijuru hari Imana nziza, hari Imana itabara, hari Imana ikora ibitangaza. Ibyo udatekereza Imana yabigukorera, ibyo ubona bidashoboka nagira ngo nkubwire ngo ku Mana birashoboka. Imana yabigukorera kandi ikabikora neza. Izere rero kandi wizerane natwe. Uyu munsi ni warunaniwe, uyu munsi ntiwongere kunanirwa ukundi. Uyu munsi ugira ibyiringiro bikomeye, wizere ko Imana izakugirira neza, ntabwo izagutererana. Irabizi ko wayubashye, irabizi ko uyubaha, irabizi n'imirimo wayikoreye yose irayizi, nta na kimwe yigize yibagirwa. Kandi niba wowe warananiwe ukagwa, uyu munsi garuka mu mwanya, uyu munsi garuka mu nzira, uyu munsi garuka ku murongo, uyu munsi ongera ugendane n'Imana yawe kandi izakugirira neza. Ni Imana y'amahirwe ya kabiri, iraguha amahirwe ya kabiri kugira ngo wongere ugendane nayo, kuko Imana ntabwo inezezwa nuko abantu barimbuka, ahubwo inezezwa nuko abantu babona ibyiza kandi bakabaho neza kandi bakazaba aheza iteka ryose yabateguriye. Mana isumba byose, Mana ishobora byose, mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo, urakoze cyane kubw'amagambo yawe y'uno munsi. Turagushimye cyane kuko wabanye natwe kandi wadushyigikiye rwose, kandi twizera neza kuzakomeza kudushyigikira. Abantu bumvisha amagambo yawe Mana turabasengeye kugira ngo abari bananiwe bongerwe mu imbaraga kakani, ubamanukire, ukingure ijuru ryawe, ukuboko kwawe gukomeye kubakore, imbaraga zawe zikomeye zibamanukire mu izina rya Yesu. Abari baguye uyu munsi ubabyutse mu izina rya Yesu, abari baragiye bakava mu nzira uyu munsi ubagarure mu nzira, kandi abagutegereje Mwami bageze igihe cyo gushoberwa no kwibaza ubatabare, ubakingurire inzugi zari zikinze Mwami mu izina rya Yesu. Kandi nubakingurira ntawe uzabasha gukinga, kuko ijambo ryawe ritubwira neza ko iyo wakinguye ntawe ubasha gukinga. Ugire neza ubwoko bwawe Mwami, buri wese mu buryo bwe, buri wese mu mwanya we, uhamusange kandi uhamutabarire, umuremere ibyiza, icyubahiro kibi cyawe mu isi no mu ijuru n'iteka ryose mu izina rya Yesu. Amina. Turabashimiye mwese abakurikiranye ijambo ry'Imana. Yesu abaha umugisha bwo gutega amatwi ijambo ry'Imana. Reka turibikire mu mutima rero kugira ngo tudacumura kuwiteka muri iki gihe, kandi ndabizi iri jambo ni umutima ubasha gutunga ubugingo bwa buri wese ushaka uwiteka. Kandi ijambo ry'Imana rirambwira ngo nkunda bankunda, kandi abanshakana umwete bose bazambona. Umwete ushyiramo mu gushaka Imana rero niwe uzaguhesha no kuyibona, kuko uko ushaka Imana ni nako izakwiyereka. Imana ishimwe. Turusheho gushakana Imana umutima wacu wose, Imana izatwiyereka. Yesu abaho umugisha, kandi na Just Imana ijye imuha umugisha ibihe byose. Mu ntambara arwana Imana ijye igumya kumwitamurura igihe cyose. Tumusabiye umugisha tubikuye ku ndiba y'umutima. Namwe mwari mudukurikiye tubasabiye umugisha. Yesu abaho umugisha. Murakoze cyane. Bye bye naho gutaha.